ntabwo nabura kuyishima. Igitambara yampaye nka data. None inzara imeze nabi kabisa ubu ngubu ni inzara yateye n'abazungu babwinya ikinyarwanda ubu ngubu ndabona n'umuntu naka ko ntari sha ntago ari buncike uko yaza uko araba ameze kose urumva nashaka be aba afite iki urumva ntago njyewe inzara yajya kunyica urumva neza ntago inzara yajya kunyica hari abantu baba bafite amafaranga bagendanye mu mufuka waba ufite bage nyikwaka inkweto z'umubare nzikwaka kugira ngo mbone ayifege ahubwo karakajama ko ndakitsinde sha ko kati Ye baba wesha nukuri umunsi boss yacimishije bifatika ewana yamembye amafaranga afatika pe umva ndayanywera nibiba ngombwa bure nikiraya hariya hano epfo kuri santere bita Kongo ewana sha muri Kongo ibira bigura makeya ndakurahiye utanga igihumbi cyawe bakakugarura na prudence ari izabo ndakinyinyira neza hari none ikigore kiza cy'amabuno kinzo mana yanjye ewana ubu ibi bintu biragenda neza kure kandi iki kigo gikizi ko natakibonye ewana ndacicuwe none ndi kumva kivuga ngo gifite amafaranga ewana ndacica ewana kuko nayavunikiye mana yanjye ntaga aya mafaranga napfa kuyahindukira igitambara yampaye nka data irangije we ikosha niko mutakore nkande niko bama ushaka kunguka mbasha mujya mugibyo mwakoreye kura mu gaswero hano ugasikira we bagenda mugakora iki rega nanjye cyera nari umusore shaho bagenda mugakora iki ntabwo wapfa kura mu gaswero yemwe rero mugakora iki ari washaje muramufata yabana we ariko shaho wagiye bajya kuri ikigo gahambe mwebwe muzajya mujya amafaranga twebwe twabuze n'akatu gahambe boro ndayikuriye uzabaza nubwo yitwaye ndiwe n'imbwa ariko byane ko nawe ahantu tuzahurira uwo mutwe nzawumenya ntabwo birangiriye hape ewana uzambona aho buzakira kandi muzajya mwiga kugira ibyo mwakoreye mwabahungu urubyiruko rw'iki gihe ntabwo rwize gukora rwose ariko mana yanjye we ibintu bye biri mu gikapu cyanjye amafaranga yanjye bose yaramembye ubu uyu mutipa mbujije kwibonera ikirane nateguye mana we umva ibi bintu wa muhungu we nubwo ninzongera guhura nawe nzitwaza kumeye ko niba ngombwa ejo se nzarikoraho ntabwo yabinkora ariko umva ngiye gushaka n'indi timu uyu muhungu ngomba kumuzana uko byagenda kose se muze kwiko mbona uri kwirukanka aho nta mahoro byagenze gute narinjye yarajya ku isantere kureba y'umuntu dufitanye gahunda none se muze kwira cyakunda urwago nkakira inzoga ndayikunda kuko niyo abasaza bakunda ntago nabasha amazi rero nese muze kwira amakuru ya mwana wawe mwenzango araho ameze neza mama we nawe araho sha mama waba ameze neza arakomeye okay gusa mwenzango muraherukana wapi nabwo duherukana pe nikira nese ariko ku ishuri murahura mukaganira mbese iyo mwagiye ku masomo ndi nyene ntabwo ari cyane
ntabwo mugitahana se? Aha. Urasi muze kwizira? None se ugusha. Urasi kabiritira? uraho Yego! aho harimo akantu se Oya, nari ngiye ku isantere. inga ngusuhuze da Ngaho nyaruka. Ariko mwenza ndaza kumubwira azaze kugusura. Niko muze kwi? Aha. Uraho. Yego! Bitesi. Sawa. Makuru. Ni meza. Handi makanu se. Yakashire muri kugana heza. Reka nawe nigire hiryo ngiye kwa buke ngende hariya umva. Urwagwa rurahari hasi n'umusenyi hejuru n'umusembo. Kwa buke ngende habaye iki? Yampaye nka data. Babatuye. Babatuye. Hari urwagwa, hari bya bindi bita ngo ni ikigage, niba ari iki? Umva. Birahari uzikuru banuza bari kunywa naba bamwe uzi bose bakwiseta bose bari kunywa bamenetse. Ariko uzikore nari bagiye kwa buke ngende yantumiye. Cyane. Afite ikirori kimeze neza umva. Haba primus yaba urwagwa byose uri kumuntu ari kunywa. Uyu munsi wa mukwe we yaje kumuhemba mwa. None se ariko rero nawe ubujura ndabona bwarakuguye neza usigaye warabyibushye. Ntabwo niba narakijijwe. Hanyuma reka ngende nanjye ubwo ngubwo. Wowe genda urunywe niba ngombwa. Ahubwo umva nanibagiwe mwa. Iryo video nurizaniraho. Nanibagiwe mwa. Kurase no gukunda inzoga mayi nka data. Mbega ukuntu umusaza yirutse ngo ni inzoga. None urangagaje musaza we genda winywere nyine tuwirangire ngiye inzoga narayiretse cyangwa nsigaye niba ibyo byo genda ndapfa. How are you? I'm fine. Ugiye? Ugiye hano kugusohokera. Uyu munsi agiye kwa kangahe? Kwa gatandatu. Mwenzaho, uyu munsi ntabwo wagiye ku ishuri? Kare kagiye kwa gatatu ntabwo niga. Nose ugiye he? Njya gusura inshuti yanjye. Iyihe matamaze? Yego mana, Amina. Amina? Yego. Wamina ko nayo muziho mukora. Ntabwo ujya kureba umuhungu? Ngiye njya kureba umuhungu. Cyane. Yego mana, ndacyari muto. Nose wamina n'umukobwa? N'umukobwa. Okay. Nizere ko utari kumbeshya ariko. Ntabwo ndi kukubeshya. Sawa ntacyo ugenda umurebe. Sawa bye. Utahe kare? Yego. Nturenze saa 10. Sawa. Jessica makuru ni meza. meze neza nanjye meze neza natwe kugenda bakayobe iwawe umuntu yakunyereye hakagwa Ubonye narabaye igikaramazi. ukuri rwose Imana wagira ngo yaragusize neza neza. Mbonye narabaye igikaramazi kubera izuba. Umva ntabwo uri bikaratuma nimba ari urukundo ruba rwabuze ndabona uri ikizongerezi waraye wajya uri ikivejo. Reka ntukazaza ukabyibushye kubona narabaye myiza niki cyahindutse se aho duherukana. Bitavuze yuko rero kuba uri kwiga ngo ntabwo uri mwiza njye naragukunze cyane urabyumva ute? Ntabwo ngiye njya nkundana urebye nyine tureba imyaka yanjye mfite igisaza nkawe. Utari wango ndi igisaza imyaka ni imibare wawe. Ibiseka ari ibintu abazungu bazanye byo kutuganga imyaka iminsi amasaha ibyo bintu ubundi mbere ntibyahoze. Ngiye ntabwo nagukunda abasore ngenda ushakira abandi ngana muri kigero kimwe ngiye wapi nabuzava. Ariko ntanagutegereza uretse yuko nimba uri kubona ntari size yawe reka nigendere nta nkweto buri yawe. Sawa sawa. Uraho. Muraho. Ndabaye inzobera. Ntabwo ari cyane uvuga akazi. Waragiye urabyibuha usigaye wambara nk'abamokozi ko wagira ngo ntabwo uri umunyarwanda. Ese ndabyibushye cyane. Urabyibushye usigaye ufite size nziza ewana Uri gutakagiza neza. Oya. Icyo ushaka mbwira. Oya
ntago ndi gutakagiza gusa nyine tu. Kabiri. Karame. Ufite amakuru mashya. Reka takagira inkuru. Aha. Naciye hariya hirya nizi hano mu isoko. Ntabwo uzijeze. Wa mukobwa wa musaza? Mvugira atari ari kumwe n'igisaza. Ako ntabwo uri kumva umusaza bawe uzi. None se asigaye apanga n'abasaza se? Umusaza gusa se do agenda ngo. Uriya mukobwa mwiza. Ntago ibyo bintu nabitekereza. Ngaho ugiye kungira umusaza nawe. Jewe nari nzi ko yaba afite nk'umusore mwiza umwe wize umwe watanje. Nanjye nari nzi ateretana na wa mustari wa hano hirya. Yesu we. Yari ari kumwe n'umusaza kandi ubyemeye. Uriya mukobwa agiye kudusebya no mudugudu rero. Ubwo tunakubwiye se ubwo tubibwire sakiri kare batazava banamuteye. Ntago tubyemera niba ari kumwe n'icyo gisaza reka. Twagiye tubwire se reka mbanze mu isoko hari utuntu ngiye kuzana ubwo ndahita nguhamagara. Hanyuma wowe utumamagara urumva ntago njye nakemera kuba icyo gisaza kimuterera. Sawa rero. Sawa. Kwabucegende uranzaga kwabucegende waranye ugataha mba ndi kuji wanjye ariko nagerayo n'ubundi byose niho hahandi ariko sha nandi mumva kwabucegende muze kwiza iyo mvuye kwa bucegende mba ngomba gutaha nasize jewe mbarahembutse ntabwo mba nasinze nahembutse navuye kwa bucegende ngomba gutaha nkajya iwanjye rero muze hari ibintu nashakaga kukubwira. ni ibiki? Uwo mukobwa witwa Jesse byagenze bite? namusangaye n'umusaza ari kumutereta. Umusaza ari kumutereta? Umusaza? Wabasanze? Nabasanze harabo. Abo bari bahagaze se cyangwa bagendaga? Bari bahagaze? Uriya mwana ariko amaze igihe ushaka gutaha ibintu by'amajoro kumva aba yagiye kureba icyo gisaza wasanga ari cya kintu cyo kwa Karemera. N'ubundi nicyo Ndakica bureka ndaje. ahubwo bayi nugera mu rugo umuhane. Yego sha. Uhane uriya mukobwa wawe. Amaze iminsi yarananiye ariko ndamwana nigera mu rugo arabimbwira. Ariko ubundi buriya ngiye kumva nisingiye uwo musaza umutereta araje azamutera maze mutere kwizi ubwo nzaba numva ibyo na nyina azabinsobanurira. Ningera mu rugo arambona. Baza neza.